Halo nshuti zacu, uyu munsi reka twongere tuganire ku bintu byinshi byo dusanzwe tuganira. Murabizi ko nkunda kubasharinga ubuzima busanzwe mu mibereho yacu ya buri munsi, mu ngo zacu, muri famiye yacu, mu bana bacu, mu buryo mu nsengero uko dusenga se cyangwa uko tubona iyobokamana, rimwe na rimwe tukabijyanisha na Bible, kuko murabizi nta mana nta buzima. Ariko nanone kandi tukagaruka no ku bari n'abategarugori muri rusange by'umwihariko. Reka rero twongere dukomeze tuganire, nubwo umuntu aba yagiye atinda kugaruka, ariko ntabwo tugenda ngo duhereyo, turahari. Mba nifuza ko twajya duhora tuganira umunsi ku munsi. Niyo mpamvu umuntu aba yagerageje no gukoresha audio. Abamama murabizi tuba dufite imirimo myinshi mu ngo cyangwa se mu mirimo, ariko iyo umuntu akoresheje audio ushobora no kuyumva uri kugenda, uri mu kazi, ugafungura ugashyira hariya. Ntabwo ari uko hari icyo mbarushije wenda ngo mvuge ngo ni ubwenge mbarushije cyangwa se n'inararibonye, oya, ahubwo ngewe nuko biba bindimo nkumva bifitiye ubushake ko akantu namenye cyangwa se nakozeho nk'ubushakashatsi twakaganiraho. Nkunda kubabwira ko abamama ari ba mutima w'urugo, ntabwo ari ibyo mba nivugisha, ntabwo ari aho mba nabitiye. Iryo jambo ni ijambo ryacu mu Rwanda, mu Kinyarwanda dukoresha, kandi ndetse n'ahandi bararikoresha. Umugore n'umutima w'urugo rero, niyo mpamvu twibanda cyane kumuganiriza no kumwitaho. Umumama urema umuntu akamuzana ku isi, agakura, akaba minisita, akaba presidenti ku isi, akayobora, akagenda akagera kure. Mana, umudamu yubahwe, umugore abeshaho, ubundi agakuraho. Murabizi namwe, mu magambo make, umugore ni ishingiro ry'umuryango. Murabizi neza abamama. Uyu munsi rero reka turebe icyo tugiye kuganira. Njyewe mba mfite byinshi byo kuganira muri rusange, ariko se ibintu numva twaganiraho ko noneho numva nahavangara. Hari ukuntu nyine biba ari byinshi bikaza bikiyongeranya, ariko iyo tuvuze ku kintu kimwe biba ari byiza, ariko nanone no kuvangavanga biba biryoshye. Murabizi neza ko mu buzima bwacu tuba dukeneye kubaho, kandi kubaho neza kugira ngo tube beza ku mibiri no ku mitima. Umva hajemo na ka gripe. Tube beza ku mibiri no ku mutima, mu byo turya, mu byo tunywa, mu byo tugaburira abana bacu. Biba ari ingenzi cyane kugira ngo duhitemo ibidufitiye akamaro, ibibasha gutuma abana bacu bakura neza, ibibasha gutuma abana bacu bagira ubwenge. Ese ubu si byo twaganiraho mu magambo make? Reka tubiganireho, hanyuma turebe ukuntu twakwifasha abamama. Ese ujya urya imboga mu rugo rwawe? Ngo ugire gutyo ufate imboga urye, atari ukuvuga ngo nafashe ibirayi n'ibitoki nshyiramo agafungo kamwe k'idodo cyangwa tubiri. Uburyo dushaka kuryamo imboga ni uburyo dufata imboga, ugafata imboga nk'imifungo. Urabona nk'umufungo ugura 200 cyangwa 300, ukaba wafata we wenyine ku giti cyawe uriya mufungo wose, ukawushyiramo karoti 2, ukawushyiramo udupuwaro, ugakatiramo wenda nk'inyanya 2 zimwe nziza, ugashyiramo igitunguru. Niba ukunda n'intoryi ugashyiramo. Hanyuma izo mboga uburyo tugiye kuzitekamo, ugafata amavuta meza, amavuta y'igihwagari, amavuta yera yose. Twimenyereze no kurya amavuta adufitiye akamaro abamama, ababyeyi, imitima y'ingo, kugira ngo imitima yacu, ingo zacu zimere neza. Ugakaranga, ugashyiramo amavuta yawe,
ugashyiramo za mboga ugiye ushyiramo uko usanzwe uzi tubiteka, ariko ukirinda ko bibabuka. Ushatse wanabishyiramo rimwe kuko aba ari nk'umuti tugiye gukora. Ugakaranga neza. Ntabwo hano ndi kubigisha guteka, ndi kuganira n'abamama bazi guteka. Ugapfundikira, washyiramo akunyu ugapfundikira, bikamera nk'ibiba kubisweho na wa mwuka. Warangiza ukarura ziriya mboga zitarashya neza, hanyuma ukazirya. Wamara kuzirya, urimo kuzirya ushobora gushyiraho amagi 2 umuntu umwe. Mama, uzi ukuntu waburiye neza? Uzi ukuntu ubuzima bwawe bwabugenze neza? Ubishatse ziriya mboga wazirisha ikijumba, ikirayi, akawunga cyangwa umuceri, ku buryo akawunga, umuceri biba bike, za mboga akaba arizo ziba nyinshi. Yego, maze ubundi mu buzima busanzwe ukabimenyereza ibyo bintu kubiha abana bawe. Abana ntago bakunda imboga, ariko ugerageza kubibakundisha buhoro buhoro. Abana ntibakunda amagi atogosheje, buhoro buhoro bagenda babyiga. Amagi atogosheje ni meza cyane, ukoresheje amagi y'amanyarwanda biba ari byiza kurushaho. Icyo gihe uba urimo gukora umubiri wawe, uba urimo gukora imboga zagenda zikakubyarira umuti mu buzima bwawe, ukamera neza. Abamama bagejeje ku myaka 30 kuzamura, 35, cyane cyane 43-45, mwari muzi ko wakoresha soya ukayinywa, ukayikoramo tofi, ukabasha kuyisangiza n'umuryango wawe bigushobokeye. Njye abana banjye barayikunda, amata ya soya abana banjye barayakunda, iyo nayikoze abana turayasangira. Mwari muzi ko ari amata nayo ari intungamubiri ku buzima bwacu, tukabaho neza. Mwari muzi ko ajya afasha abantu bageze muri menopause, akabarinda ibintu byinshi by'ingaruka z'uko bari muri menopause. Nawe utarayijyamo ariko uri hafi yo kuyijyamo, bikaba byakurinze. Abagabo banyu mukabaherezaho bakanywa, ni umuti, birabafasha. Twamaze kuganira ku mboga, tuganiriye kuri soya. Ntabwo ndi kuvuga ngo ndi kubigisha ngo gutegura soya, ngo gutegura. Hari abantu bagiye babibigisha benshi, murabizi uburyo itegurwa. Habaye hari utabizi, nawe twazamusobanurira uko itegurwa, ariko uburyo soya itegurwa ni uburyo nabwo bworoshye cyane. Iyo ubashije kugira ubwonko bufata vuba, uhita nawe ubyikorera. Hanyuma tugaruke rero mu buzima busanzwe mu ngo zacu. Ese mumeze mute? Papa na mama bayoboye, bahedinze urugo, mumeze mute? Ese mu ngo zanyu umugabo aracyari umutwe w'urugo? Mama uracyari mutima w'urugo? Ndashaka kubwira umumama wumva ashaka kuba umutwe w'urugo, mubwira mu magambo make ko ibyo bintu bitashoboka. Ni gute se wafata umutima ukawugira umutwe? Nta nubwo umutwe ushobora kuba umutima. Kandi mama, umutima iyo utera neza, umubiri wose ugubwa neza, n'umutwe umera neza. Kandi murabizi neza ko umutima ufite akamaro cyane ku buzima bw'umuntu. Umutima w'urugo kugira ngo ugereranwe n'umugore, ni ukuvuga ko umugore afite akamaro gakomeye mu rugo rwe, muri famiye, mu bantu bamukikije hafi aho. Ndagira ngo nkubwire ko umugore adashobora kuba umutwe nubwo byagenda gute. Twakora genda balance, tukagerageza kugira ibyo tubalansinga. Mama ukagira amafaranga, ugakora, ugahembwa, ukazana menshi, ukagira company, ukagira business ikomeye, ikagera no mu mahanga, nibyo waba umuyobozi mu rwego rw'igihugu. Ariko ndagira nkubwire ikintu kidasubirwaho, ko umumama adateze kuzigeraho umutwe naho byagenda gute. None se mu rugo rwawe, nongere nkubaze bwa kabiri, uracyari mutima w'urugo, hanyuma umugabo wawe aracyari umutwe w'urugo? Ibyo bintu ni Imana yabikoze, ni Imana yabihisemo
umugabo imuha icyo cyubahiro, imuha ku gaciro, kandi ntiturigira na rimwe dusanga yarabihinduye cyangwa se yarivuguruje. Yemwe n'abahanuzi bahanura ntiturumva hano yavuga ko byahindutse. Yes, umumama ni uwo kubyara, niko ijambo ry'Imana rivuga, ukababara ya mibabaro amezi 9 yose, wihanganye, ukabyara ukarera abana, ukabaha uburere n'umuco, abana bakiga bagakura, nuko igihugu cyawe cyangwa se u Rwanda rwawe rukazamuka, rukajya mbere, umuryango ukajya mbere. Abana mubigishe kuvuga neza, mubigishe ikinyabupfura abamama, abana banyu mubigishe gusuhuzanya, mubigishe kuganira, mubigishe gusabana, mubigishe urukundo, mwikwigisha abana kuba bonyine. Umwana nibyo muri karitsiye ushobora kumutungira mu rugo, umurinda babana barwana, babana batukana, umurinda ubugome bw'isi busigaye buriho mu baturanyi, muri society simbizi. Ariko se nta bantu na bake mujya mwisangana ngo ufate urugendo we mama, ufate umwana wawe umujyane gusura muri famiye wumva utishisha, abana bawe bisanzure, dore ko n'abavandimwe b'iki gihe basigaye baryana, bamarana, imiryango iramarana. Ariko se ibyo ngibyo rwose ni ibintu byaje, ni ikigeragezo, ni imperuka. Ariko se we ku giti cyawe nta bandi ba mama muziranye mwajya mujya gusura abana bakabona abandi bana atari ku ishuri gusa? Ku ishuri nta n'umwanya babona, ku ishuri barimo kwiga, bahura basohoka akanya gato bagaruka. Ese ku rusengero nabwo baba guhura? Ariko ni byiza ko wowe mama ujya ufata rimwe na rimwe abo bana bawe, ntabwo ari ukubajyana hamwe ngo muri Bambino cyangwa se n'ahandi. Bari abana iyo barimo kubareba nyine baba barebana ariko ntibaganira, ntibasabana, ntabwo baba inshuti. Ugerageze abana bawe watoze kuba hari ahandi hantu bajya, hari abandi bana, baganire kandi ubareke baganire, ubahe umwanya wabo bana baganire, bakine bonyine mutari kumwe. Ibyo bintu bizajya baremamo ubumuntu koko, uzasibe kubajyana mu bana. Hari abantu batakigira ubumuntu n'abana babo, bigatuma batakigira ubumuntu. Parahari abana bavuga ibintu kumva urumiwe, abana bavuga ibintu bikomeye. Mana, ikindi ba mama mwige kuganira aho abana banyu batumva. Ntabwo bijya bishoboka kuko dutuye mu mazu matoya, inzu zacu ni ntoya, hari umuntu uri mu cyumba kimwe na salo, 2 na salo se, hari ukuntu inzu zacu ziba ziteye. Ariko rimwe na rimwe hari ibintu by'ibanga abantu baganira abandi bana batumva, nabyo bituma abana batagira urwango. Ibaze nawe, wowe mama, nawe papa, cyangwa se abagore batatu muri salo muri kuganira, muri kumvuga, cyangwa se muri kuvuga kanaka, mama kanaka, mumuvuzeho ibintu bibi byinshi kandi afite abana. None se bari abana nibabyumva bazanga abandi bana cyangwa se bazabivuge mu bandi bana? Mujye muganira ibintu byo kunegurana abandi bana batumva, at least muvuga ibyiza. Ibyiza nibabyumva nyine nabo bazumva ko ari ibyiza. Murememo abana banyu ibyiza. Tubarimo kujya mu bihe bigoye bikomeye. Mwibuke ko kera twari dufite urukundo, mubyibuke. Abana tugasabana, abana tukishima, ababyeyi bagasurana, bagahana impano, bagasangira. Ego ukabona umubyavu yahashyira undi sombe mu gisorori, ukabona ibigori biracicikanye babyanye bihiye cyangwa se bazirire, ukabona umuntu ashimishijwe no guha mugenzi we akandi kantu. Ubu se biracyabaho? Biracyabaho ngo hadutse amarozi, ngo abantu bararogana, abantu baricana, abandi barabibaha bakabijugunya hano kure, bakajya kubitongeraho ibintu. Bariko ba mama mwaretse tugakundana, mwagaruye umuco w'urukundo ra. None se Imana yacu nimba ari urukundo, uru rukundo mubona muri gukwepa, ubu ntago murimo gukwepa n'Imana. Ubu ntituri gukwepa n'Imana. Imana yo mu ijuru, Imana yaturemye ikaturema mu rukundo, ikaturemana urukundo, ikaturema mu rukundo, ikatugira natwe urukundo. Ukaba wabona umudamu mugenza ngo noneho hari style nigeze kwivuga mu gihe cyashize.
ngo njye nanga abagore, Imana we, ngo njye nanga abagore ndabanga. Ibaza umuntu w'umugore ni umugore ariko ari kuvuga ko yanga abandi bagore. Biriya ni ibintu Satani yaremye mu bantu, abaremamo ko umugore yanga undi mugore, ntibazayage, ntibazaganire. Abagore bafite ubwenge banange, abagore bafite ubwenge, noneho nibahure ngo basharinge bwa bwenge, umbwira akantu nanjye nkubwira kandi. Abagore iyo basuranaga wasangaga dukeburana, umwe agakora akantu yabonye kwa kanaka, undi se wenda akakagaya kuko yakabonye kwa kanaka, undi se agahita ambwira ati maze rero bino bintu urimo gukora utya ubutaha uzabigenza utya. Abagore bagakundirana, abagore bakishimana, abagore bagakora ikintu kimeze nk'iteraniro ukabona ahantu hahuriye abagore. Ubu niyo bahuriye mu bibina nta bindi bavuga, kanaka we ngwino nkubwire ibya kanaka nuko babaseka ego kwamana we. Niko ntabwo mwakwicara ngo mugane ibintu bateza imbere, mugarure rwa rukundo rwabuze. Impamvu abagabo barimo kubura nyine agaciro nuko n'abagore baburanye. Umugore arumva yakwibera singo, umugore arumva yakwiyobora, umugore arumva ibyo umugabo mubwiye bitamureba, umugore arumva yamera nk'undi mugore kanaka. Mureke mbabwire, iyo umugore ambwiye ngo agiye kunsura, Mana yanjye Yesu, icyambere biranshimisha maze ngatangira nkivugisha, ubuse nasanga ibi ngibi bitameze neza, ubuse nanyuraho agasanga kamaze, bikaba byatuma nahera aho yambwire ko azansurira nkora amasuku naho atazareba. Kubera iki? Ntabwo nzi uko biteguye, cyangwa se we naraharebye mbona uko biteguye. Sinshaka ko bimera nk'ibye, kuko ibikoresha akoresha uko ubuzima bwe bwesitaye siko ubwanjye bwesitaye, ariko ibyo mfite at least asange birimo agacyo gategura. Buriya umugore iyo yatinye umugore mugenzi we, iyo yubashye umugore mugenzi we ko azamusura, hari ibintu byinshi binuka gutse. Mana yanjye ko yambwiye ngo nteke umureti, ndamenya abanzamo igitunguru, ndamenya ari inyanya, ndamenya ari iki, ugahita ushakisha ubwenge kuvuga uti ariko hari ukundi kuntu njya mbigenza bikaryoha, ko areba yatasi nziza. Umugore wubashye umugore mugenzi we aramwitegura, akamwitegura neza. Ntabwo nkubwiye ngo uzamutegurire uko ubishaka, oya, uzamwitegure neza. Buriya umugore ugusuye navuga ko n'Imana iba yagusuye, hari ibyo areba, hari ibyo abona. Buriya nuko abagore twagiye twamurwa agaciro kera, maze natwe tukagira umujinya tugashaka kwimara agahinda. Ariko ubundi umugore rwose agomba guca bugufi, agomba guhora yiga. Kandi burya nta muntu wakwiga ari hejuru, umuntu yiga aciye bugufi. Wigira kuri mugenzi wawe, ukamwigiraho uko agenda, ukamwigiraho uko avuga, ukamwigiraho uko akora. Arimo arakora agateza urugo rwe imbere, nanjye reka mwigane, njye nzana 500, ninjize 200, ninjize 1000. Atari ukuvuga ngo mugiye muri competition rimwe na rimwe ni nziza ariko irindi ni ribi. Buriya competition hari igihe ibyara n'ishyari. Ishyari rero ribyara urwango rugakora ikibi. Hari ukuntu ushobora kuvuga utari ko Mama Benison yambwiye ko acuruza inyanya, izo nyanya zikaba zaramuviriyemo Mana ishobora byose kugura ikibanza mu Bugesera, ariko wamwegera. N'umwegera uciye bugufi utuje, azabikubiha byose. Akubwira ati tangiza ya, akubwira ati fataya, akubwira ati gira utya. Ngewe nkunda kuganira n'abamama sinanga n'abamama nanga ibi bakora nabyo, kandi bakabiterwa n'ubu buzima. Mujye mubababarira. Abagabo b'iki gihe nabo rimwe na rimwe bacitse intege, kandi bacitse intege bitewe n'iki? Na Satani ari kunaniza abagabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Oh my God, ndumva abantu ndumva ikiganiro nagikomeza, ariko ndabona iminota yabaye myinshira. Kubundi kuki ntavuga buri munsi ngo mbabwire, tuganire, tuvuge akantu, tuvuge na kariya, ko ari byo bizatuma mbona n'abantu benshi tuzajya tuganirana. Mvuga rimwe nkagenda buri ngiye kwisubiraho mu nsengere, tukubita uyu mudayimoni utuma ntaza gukora ikiganiro buri munsi. Iki kiganiro reka tugicumbikishiriza, ndabona cyabaye kirekire. Yesu we, ndebye ku minota ngira ubwoba, ariko
mbabarire mbabwire nongere musubiremo, umugore uzi ubwenge uzamubwirwa n'iki se? Ijambo ry'Imana rero riravuga, ubwo Yesu Kristo bari barimo kumubaza ngo bazamenya gute abantu b'ukuri, abantu ba Kristo b'ukuri, abantu b'ukuri bazababwirwa n'iki? Yarabashubije ngo bazamenyera ku mbuto zabo. Imbuto ni iki? Ni imivugire, ni imikorere, ni imyitwarire mu bandi bantu. Burya umuntu ufite ubumuntu, ufite n'urukundo bituruka ku Mana, agira umutima mwiza, avuga neza, yumva ko icyiza yamenye nawe yakigusangiza. Ese gute nyine atakigusangiza afite uwo mutima mwiza? Rero umugore uzi ubwenge nawe uzamubwirwa n'uko avuga, n'uko akora, n'uko agenda, n'uko abayeho mu rugo rwe, muri sosiyete. Uzanamuvugisha, uzamusuhuza, uzamwegereza. Abagore ntibagikunda abantu babasura. Niba ari ku kazi wamusura, niba ari kuri telefone ukamwaka akanimero, ntabwo mbizi. Ariko nawe mama ugenda ufite ubwenge kuko utajyanywe na kano na kariya, ajyanwa n'ikintu cyiza, n'ikintu kimwe. Ahandi rero wagenda ugakura abagore b'ubwenge ni kuri YouTube channel. Kuri YouTube channel buri wese azana kano ndakandi, ngaho guteka, ngaho gusasa, ngaho kuvoma, ngaho ibintu byose barabibigisha. Ariko biriya biradufasha. Nshobora nanjye kuba nakugisha guteka, ariko hari n'ibindi bintu tuba dukeneye biri inyuma yo guteka. Nshobora kuba nakugisha gusasa, ariko hari ibindi bintu dukeneye biri inyuma yo gusasa. Imibereho ihoraho, imibereho ntishira, imibereho igumamo. Mureke twigishanye, mureke dukundane, mureke twubahane. Ntuzamutinye umugore w'ubwenge, ahubwo uzamwiyegereze, umugire inshuti. Umugore w'ubwenge ndamukunze, ni mutima w'urugo. Wa mugore w'ubwenge uzareka umugabo agahora ari umutwe w'urugo, naho yaba ahembwa miliyari. Hari umugabo waza ari 100,000 gusa, naho umugabo we yaba adafite akazi, akareka umugabo agahora ari mutwe w'urugo. Ubutaha tuzaganira ngo mbese ni gute naba mfite miliyari cyangwa se miliyoni zingahe, umugabo wanjye nta n'akazi, cyangwa se umugabo wanjye murusha umushahara. Ese ni gute ibyo bintu babimacinga? Hari ukuntu mbyumva, hari n'ukuntu nawe ubyumva. Ni ukuri ndabararitse tujye dushyiraho na komenti. Nubwo njye nakumva n'abantu 10 cyangwa 5, ariko bakangereka ko banshyigikiye. Ntabwo biteye isoni kumbwira uti mama Beni njye ndumva byagenda gutya na gutya, ndumva nabikora gutya. Ese twabigeze nk'umukoro? Niba wumva ntacyo bigutwaye, mu mama mwiza, nshuti yanjye, mukobwa mwiza, ukambwira uti jyewe numva umugabo wanjye ndusha aya mafaranga, cyangwa se murusha aya mafaranga, cyane cyane ashaka umuntu ufite amafaranga menshi. Twabisharinga dute kugira ngo akomeze abe mutima w'urugo? Nimba ndi umugore, umugabo wanjye akomeze abe umutwe w'urugo, tudashatse kuzamuka cyane ngo tuzamuke cyane. Bamama murakoze cyane, ndabakunda cyane. Nakimana Rebecca mwaganiraga, cyangwa mama Beni. Ni ukuri ndabakunda cyane cyane cyane. Nkunda abamama, nongere mbisubiremo ko nkunda abamama, kandi nkakunda Imana Data yaremye abamama. Imana yaremye Adamu, ariko ibona ko adakwiye kubaho wenyine, maze imuremera umufasha witwa Eva. Hari impamvu umugore yitwa umufasha, hari impamvu umudamu yaje bwa kabiri, hari impamvu Imana yakubonye ko umugabo adakwiye kuba wenyine. Mwibona rero ko umugabo adakwiye kuba wenyine, hari ibyamunaniye ngo uze kubimufasha, hanyuma ushake no kumusumba. Murakoze cyane, naho utaha. Bye bye.